ariko genda kuyahangirije ceceka we wanzamuye wanyanye kuri level kangahe se wankigumbweho ngwe umva nari bazisiri ko turive twanjye urukumva ati mbabarira nanjye ubumindaganye Brian ntabwo aramara amezi atana hitinze oya aramaze siko nawe yo siko utareretse mu Rwanda noneho ntari binasaka wena nabyemera urukumva nyuma y'amezi brereka nkwereke ni njyewe mu influencer wenyine washoboraga no gukora ubuntu kuri TikTok nkabupostinga abandi bakwiryaho oya ibyo ngibyo byo ndabyemera ko postinga ni njyewe umuntu wenyine Brian buri kanya nguma ngo postinga ni njyewe umuntu wenyine umvita icoco men ese ntacyo yafaga gufasha mu kuzamuka kwawe inde Dhumba usibye kunguka se no konstresa muri live zagiye yamfashije cyokoze kuri live yanjye yajeho arandemera atuma ubwo se diaspora ngo yandemeye angahe atuma nabandi bandemera yaguhaye angahe erega nabwo gitwa nyine yaguhaye angahe Bria upinze ndagutwike oya 30 wema unyereje 37 n'umunani hafi aho erega amafaranga yo muri Canada ntago ari menshi nawe kandi ubanze uba wayabonye bivuna atema ibiti